Biriwe neza isashimwe umugoroba tugiye kurambura Bibiliya. Amen. Mugoroba tugiye kurambura Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Kigisho dufite gifite insanganyamatsiko igira iti gutegereza Mesiya mu gihe kigoranye. Gutegereza Mesiya mu gihe kigize gute? Mu gihe kigoranye. Bavandimwe, natwe dusohoye mu bihe birushya. Paulo yandikira Timoteyo amubwira ibizaba mu minsi y'imperuka. Aramubwira ati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Hazaza ibihe bigize gute? Ibihe birushya ntabwo biriho muri iyi minsi y'imperuka gusa, ahubwo byabayeho na kera. Niyo mpamvu tudakwiriye kuba turuhijwe nabyo gusa ngo twibere muri ibyo bituruhije gusa, ahubwo dukwiriye kuba tubirimo ariko kandi dutegereje, kuko natwe dutegereje ko Yesu Kristo agaruka. Haleluya. Turigira Yesu Kristo mu mateka yashize, kandi turimo turiga ibitabo by'ubuhanuzi. Nababwiye yuko musaza na Daniel n'ibyahishuwe twarangije kubyinjiramo ku munsi w'ejo. Haleluya. Ejo twize igice cya mbere, twiga igice cya kabiri, twiga igice cya gatatu, twiga igice cya kane. Umunsi wa none ndagira ngo turambure Bibiliya zacu mu gice cya karindwi tugire ibyo tuhigira. Haleluya. Bavandimwe, Bibiliya yonyine gusa igomba kwisobanura. Byanditswe byera byonyine bibasha gusobanurwa n'ibyanditswe byera. Nta jambo ryaje ku bushake bw'umuntu, ahubwo byose byavuye ku Uwiteka. Ndetse Petero abivugaho mu rwandiko rwa kabiri yandikira abantu bo mu Aziya, ariko ubu twebwe turi hano tubyumva, aho yavuze ati nyabuneka rero mumaze kumenya yuko ari nta jambo ryaje ku bushake bw'umuntu. Haleluya. Rwandiko rwa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 20 ati nyamara rero dufite ijambo ryagize gute? Byahanuwe, murushaho kuryitaho kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Bimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Mu bitekerezo by'abantu harimo imyijima myinshi. Mu isi hari ibintu byinshi Satani yahashyize bituma ijambo ritumvikana. Yanyagije vino, ahangaha hari vino, hirya hari vino, ahantu hose hari vino. Hari ibirangaza byinshi bituma abantu batita ku ijambo ry'Imana. Nyamara niryo rizima, niryo rifite imbaraga, ndetse ngo rirushaho gukomera, rirushaho kugira gute? Arero ravuga ati nyaboneka muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima, kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturutu rizabandurira mu mitima yabo. Imitima ni Imana ishaka, imitima niyo Satani ashaka. Barimo barahasibanira, barimo baraharwanira. Ninde uzegurira umutima wawe? Uzawegurira Imana cyangwa uzawegurira Satani? Ni ngombwa rero yuko uyu mugoroba wa none turambura ibyanditswe byera umenye yuko iyo ntambara iyo mubiri iratatse. Turimo turareba ijambo rivuga ngo gutegereza Mesiya mu gihe kigize gute? Mu gihe kigoranye, mu gihe cy'intambara. Reka turebe Daniel icyo atubwira ku bigendanye n'ibihe abantu bagomba kuzasohoramo, cyangwa se ibyaranze amateka y'iyi si. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari, turi gusoma ku murongo wa mbere, Daniel 7. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma nde Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo iby'ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini. Mu byo yeretswe nijoro Uwiteka aramusanga, arabimwereka, arabimusobanurira. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zitagize gute? Zidasangiye ubwoko. Inyamaswa muri iyo nyanja. Haleluya. Ku murongo wa kabiri reka tugaruke inyuma gato. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine. Imiyaga, iyo Bibiliya dusobanura ibigendanye n'imiyaga muri Yeremiya, batubwira ko imiyaga ari intambara, batubwira ko imiyaga ari amakuba, batubwira yuko ibyo ngibyo bishushanya imiyaga, ishushanya ibyago n'amakuba n'intambara. Ubwo rero Daniel ari kwitegereza imiyaga iza ihubuka n'intambara yabonaga zirimo
ziza. Nuko bakadusobanura yuko kuri umurongo wa gatatu, muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye. Igihe tuvuga inyamaswa utaza gutekereza izo tugiye kuvuga hano. Hari inyamaswa ya mbere turi buvuge, tugiye kuvuga igendanye n'intare. Ariko ndaje basobanura iki nyamaswa aricyo ndakibasomera. Iya mbere yasaga n'intare. Iyo nyamaswa, muri izo nyamaswa yabonye, ngo iya mbere yasaga n'iki? Nusimbuka ndetse ngo ifite, reka turebe uko ibyayirangaga. Ifite amababa y'ikizu, yihanga amaso kugezaho amababa yayo ashikurijwe. Ihagarikwa ku isi, igira gute? Ihagarika amaguru yemye nk'umuntu. Ya nyamaswa ije guhinduka umuntu, ya nyamaswa ije guhinduka iki? Kandi ihabwa umutima nk'uw'iki? Nk'umuntu. Turaje turebe. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yo guca uruhande rumwe, yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomera inyama nyinshi cyane. Byuka uconshomera iki? Nuko akomeza kwitegereza ku murongo wa gatandatu. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Isa n'iki? Isa n'ingwe. Ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe ine, ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko ndetse n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconcomera ibintu byose irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yayo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibigize gute? Tumaze gusoma ibigendanye n'inyamaswa. Igihe Bibiliya itubwira ibigendanye n'inyamaswa, idusobanura neza igisobanuro cyabyo ku murongo wa 17 w'iki gice n'umurongo wa 23. Nimuharambure musome, murasanga basobanura ngo iby'iyo nyamaswa, murasanga baravuga ngo, hamwe baravuga ngo ni abami bazaduka mu isi, kandi bavuga ngo ni ubwami buzaze bukurikiranye. Igihe tuvuga iby'inyamaswa rero turavuga ubwa ku murongo wa 17 nimuhasome mwumve icyo bavuga. Kuko Daniel amaze kubisoma ibigi, amaze kubirota, yahawe n'ibisobanuro byabyo. Marayika aramusobanurira ku murongo wa 17 bavuga ngo ute? Baravuga ngo ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Nibo bami bane bazagera gute? Byumvikana mu gihe havuzwe inyamaswa, wikomeza gutekereza iriya ntare, wikomeza gutekereza idubu, wikomeza gutekereza iki kindi? Ingwe ya indi ya gatatu, kandi wikomeza gutekereza iriya idafite isura. Idafite iki? Ifite isura yasiribangishije ibintu byose amajanja, ibisigaye by'ukuri byose ikabikubita hasi. Wikomeza gutekereza gutya, ahubwo tekereza ubwami bwadutse mu isi. Bibiliya yonyine. Bibiliya yonyine. Soma ku murongo wa 23 wumva icyo bavuze. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba umwami wa kane ku isi. Izaba umwami wa kangahe? Wa kane. Igihe tuvuga rero izi nyamaswa, turimo turavuga ubwami bwadutse ku isi. Ejo Uwiteka yahaye Nebukadinezari mu gice cya kabiri iyerekwa byerekana ukuntu ubwami buzasimburana. Mu gice cya kabiri twarebye iby'umutwe w'izahabu ko bashushanyaga ubwami bwa Babuloni. Ibi turaza tukabihuza neza n'iyi nyamaswa yitwa intare, kuko n'ubundi ubwami bwa Babuloni bwari bufite ibirango birimo iki? Intare. Ubwo rero Imana yahaye Nebukadinezari inzozi imwereka uko amateka y'isi azagira gute? Azarangira. Ariko Imana yahaye Daniel nanone iyerekwa rijya gusa na rya rindi, ariko arushaho guhabwa ibisobanuro byimbitse. Kandi Imana yabikoreye bande nanone? Yabikoreye hano Mwishuzi, nawe arushaho gutanga ibisobanuro bigize gute? Byimbitse. Ubwo nitwinjira rero mu byahishuwe, hari izindi nyamaswa tuzahasanga. Nito kugira ngo bitwereke uko ibintu bizagenda bikarangira. Rero dutegereje ko Yesu Kristo agaruka, kandi Imana yabitwerekeye ku ngoma uko saa zizagenda zigira gute? Zikurikirana. None rero turaje turebe ahantu duhagaze.
Leko ejo nababwiye ahantu duhagaze kuko ubwami bwa mbere bwa Babuloni bwatangiye mu mwaka wa 305 ariko bwanahangutse mu mwaka wa 539 bwakurikiwe n'ubwami bwa kabiri ariko bwageranwaje n'ifeza mu gice cya kangahe cya kabiri cya Daniel kandi ubwami bugeranijwe n'inyamaswa ahangaha yitwa iki ya kabiri yitwa iki Idubu. Ubwo bwami rero ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwasimbuye ubwami bwa Babuloni kandi ubwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwahereye mu mwaka wa 539 buragenda busoza imirimo yabwo mu mwaka wa 331 330 na kangahe 331 kandi ubwo bwami bwageranijwe n'idubu ndetse hari abo byahishwe bavuze ngo ni aruko ngo ni kirura. Bibiliya ntagatifu ni kwivuga aruko mbese birumvikana aruko usabisanga muri Bibiliya ntagatifu basobanura ngo ni ikirura. Turongera tuyigarurire twongera tuyisomemo. Bwami bwa gatatu bwageranijwe n'inyamaswa imeze ite? Nibuke ko mu gice cya kabiri ni imiringa. Niki? Cya gishushanyo ni imiringa. Nuko rero haleluya. Nuko uwo muringa bigeze mu gice cya kangahe cya karindwi batubwira yuko ari iki? Ari ingwe. Ubwo bwami rero ni ubwami bwa gatatu bwayoboye isi. Ikitonderwa kuri aya mami yose ni amami yayoboraga isi yose. Ahangaha rero habonetse ubwami bwa Babuloni bwigarura ibihugu byose burabikoroniza burabiyobora kandi butegekesha amategeko y'Abanyababuloni. Haboneka n'ubwami bwakurikiye bw'Abamedi n'Abaperesi ndaje mbabwira amateka yabwo nabwo buyobora isi yose. Haboneka n'ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki ndetse ndababwira nabwo ibyabwo bwayoboye isi yose mu mateka. Ndetse haza kuboneka ubwami kuko ubwami bw'Abagiriki bwatangiye muri 539 iyo myaka yose n'imbere yuko Yesu Kristo agera gute avukira hano kuri iyi si. Mbese biri kumvikana? Nuko buraza bugeze mu mwaka wa 160 na kangahe n'umunani. Ubwo ni igihe mbere yuko Yesu Kristo agera gute avuka. Nimuza kwitegereza mu mateka muzasanga ari uko bimeze kandi kuwiteka yari yarabivuze uko bimeze. Nuko rero ahangaha nagira ngo mbabwire ibigendanye n'ubwami bwa kane bw'iriya nyamaswa nabwo n'ubwami bwakurikiyeho butegeka isi yose. Iyo amateka nayo twereka yuko ari ubwami bw'Abaromani b'Abapagani. Ariko Abaromani b'Abapagani baje kuvabwamo n'ubundi bwami bw'Uburoma yitwa Nirisitu. Abo ngabo nibo bateye yitwa Roma Nirisitu. Icyo tuzabyitegereza rero tuzabicukumbura turebe ayo mami yose yarushijeho kuza gute. Ariko nyira aho ngaho ndagira ngo simbukira no mu gice cya 8 turebe irindi yerekwa Daniel yagize gute yahawe kandi ahabwa igisobanuro cyabyo. Ibyo bintu mvuze ndabibasomera kugira ngo mumenye yuko ibyo tuvuga n'ubundi ari ibyanditswe gusa byonyine. Nimusimbuka mu gice cya 8 murahasanga iyerekwa Daniel yahawe ku ngoma y'umwami nanone Belushazari. Nimureba murasanga abavuga ibigendanye n'iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Imfizi y'intama n'isekurume y'iki? Ubwo rero tujya gukomatanya ibintu bitatu. Rero harasabwa umuntu ufite umwete kandi witonda ukurikira kuko tuba tugiye kuvuga ubwira bukomeye. Benshi barabira bakavuga ngo ariko ibyo bintu ngo ni ibiki? Ariko Bibiliya yarabisobanuye. Mwisi bayobowe ibyo ari byo kuko ubuhanuzi ntabwo bwahawe abantu bose ahubwo bwahawe ba nyirabwo. Mbese bari kumvikana hari abantu batoranijwe bahabwa ibintu kugira ngo babisobanure. Mu gihe abandi bafata burya bajandajandamo Imana hari abantu b'ubuhanuzi yabihaye kugira ngo babyigishe isi badategwa kandi babisobanuza ibyanditswe bye. Haleluya. Abantu umuntu wese akwiriye kubashaka akabamenya akabakuraho ubwo bumenyi akabwigumanira kuko bwuzuye ubugingo buhoraho. Amen. Ubwo bumenyi bwuzuye ubugingo buhoraho kandi abo ni abantu bamwe gusa tuzabareba tuzabasesengura turebe abari bo. Rero reka turebe ikintu Bibiliya itubwira ahangaha. Bibiliya itubwira ngo iki? Itubwira ibyiyerekwa by'imfizi y'intama ndetse n'isekurume y'ihene. Umva hano ukuntu Bibiliya itubwira uhereka umurongo wa 2 kwerekwa ibyo ngo nyerekwa ibyo
ibyo nagize ngo ndi Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga, ubwo nageraga gute, nari ku ruzi Uraye, n'ubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryageraga gute, ryasumbaga ayandi. Ryasumbaga iki? Ryasumbaga iri rirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama, mbona iyo mfizi y'iki igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihagarara. Ubwo mu gihe dusoma inyamaswa wumva ubwami, nibyo, ntihagira inyamaswa igira gute, ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kugira gute, kuyikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Nyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburasirazuba, igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati yayo, hagati ya nuko itera ya mfizi. Nanone bavuze ihembe bavuze ubwami, mbese turi kujyana bavuze iki? Ndaze ndabasobanurira ahangaha. Nuko itera ya mfizi y'intama amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yerekera iyo mfizi y'intama, irayigira gute, irayirakarira, irayisekura, irayivuna. Ivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi, irayisibanga, ntihagira gute. Ndagira ngo twihute kuri ubusobanuro ku murongo wa 20 turebe ibigendanye n'imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye. Nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ku murongo wa 20 wahabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Imfizi y'intama nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ndagira ngo ahangaha mwongere mwumve uko bivugwa. Imfizi y'intama wagize gute, wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaki. Ubwo rero igihe Daniyeli yahabwaga ririya yerekwa, marayika aramusanga, aramusobanurira, aramwerurira, aramubwira ati umva rero, iriya mfizi y'intama wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaki. kandi ya sekurume y'iki, kandi se sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, ni umwami w'iki. Ubwo rero ibyo navugaga ngibi hano ntabwo ari amahamba, ntabwo ari uguhimbahimba, ahubwo ibintu biri hano. Biri hehe? Benshi rero baravuga ngo bavandi, reka rero kuvuga ibyabo nivugira ukuri. Bavandimwe, ahangaha turi kwitegereza uko amahame akurikira, ariko muri aya mahame turimo turayiga turi abanyapolitike? No, ahubwo turimo turareba amateka uko bikurikirana, kugira ngo turebe uko ubwoko bw'Imana bwagombaga gukora inshingano busaga gukora kuri buri bwami. Byari bimeze bite? Imana yari yarahamagaye Abayuda, murabizi, bari barajyanywe mu bunyage mu gihe cy'ibaburo, kandi twabonye abakozi bayo bari gukora inshingano zo kwerereza Uwiteka. Twababonye mu nyanja yaka umuriro, mu itanura ry'umuriro bavamo ari bazima, bahamya Imana bati Imana nizima. Aho ni ku ngoma y'ibaburo, baragaragaza yuko bubaha Imana n'amategeko yayo, aho kugira ngo bakore icyaha cyo gupfukamira ibishushanyo. Mwibuke ko twize amategeko y'Imana, turi mu Kuva. Twarebye yuko itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukirebere igishushanyo kibajwe, ntukakikubita imbere, ntukacyubararire, ntukagire gute. Iryo rero kuko ryari ryarahatiwe mu mitima yabo, babonye cya gishushanyo kibajwe, kandi babonye abantu bahamagarwa kucyubararira, bo barabyanze. Mu bantu miliyoni zari zituye mu isi, bahagarara ari batatu bonyine. Reka babwire, nubona iby'Imana biri kugendwamo n'imbaga nyamwinshi, isi yose yashitse, burya uzafate feri. Ntabwo iby'Imana bigendwamo n'abantu benshi, ntabwo ibintu byo kubaha Imana nyakuri bigendwamo n'abantu benshi. Nimushaka kugira ngo ndababeshya, muzareba barokotse mu gihe cy'umwuzure, barokotse abantu 8 gusa. Niba mugira ngo ndababeshya, muzarebe ko harata abantu barokotse, harokotse abantu 3 gusa, nabo ntibari babikwiriye. N'uyu munsi none ni bake cyane, mugiye mwirembo rero rifungane. Haleluya. Mugiye mwirembo rigize gute? Naho rero ibintu byakirabaye, ibintu
inzira ngari ni ibintu by'imisengere ipfuye, inzira ifunganye ni ibintu by'imisengere ikurikiza icyo Uwiteka avuga gusa. Mbese barumvikana? Bavandimwe, abantu kuza bakicara bakumva uko ijambo rivuga ntabyo baba bashaka. Benshi baba bashaka imisirimbo, gusimbuka, abandi baba bakeneye ibintu by'amarangamutima, ariko ngo kizakurangira ahantu Imana iri haba hari iteraniro rituje, iteraniro rigeze gute, ntabwo ari ibintu bishamana, kuko Imana ikorana n'umutima utuje. Haleluya. Rero ibintu byo gusimbagurika burya ntabwo aribwo biranga umwuka w'Imana, ahubwo umutuzo. Mutuze no guhwihwisa aho hari umwuka, aho hari Imana. Haleluya. Tuzi umutima. Amen. Ntabwo Imana ikorera mu mvurungamo. Bibiliya rero ikatubwira ngo Imana si umuvurunga. Rero icyo ndi kuvuga ni iki ngiki mucyumve, kandi Imana y'amahoro ibafashe nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi iryo ngiryo riterwa muri mwe ribashe guhindura imitima yacu, twitegure Yesu Kristo tugiye kugaruka. None ndi kubabwira yuko ubwami bw'i Babuloni twarebye ibyabwo, ariko se amahenuka yabwo yabaye ayahe? Amahenuka yabwo nyine twarebye ko bwasimbuwe n'ubwami bw'Abamedi n'Abaki. Igihe cyari kigeze, twarabye Nebukadinezari wahuye n'ibyago bikomeye ariko bigasoza Imana imugiriye neza. Nubwo yagiye kurisha akamara imyaka 7 arisha nk'amatungo, ariko yarongeye azamura ibitekerezo, aravuga ati mu ijuru hari Imana. Ati kandi iyo Mana igira neza, nuko ngwarurwa mu bwami bwe, agarurwa mu bwami bwe afite ubwenge, ariko amaze kwihana ahabwa ubwenge bw'ijuru. Haleluya. Nebukadinezari ngo mu mabereho ye yabayeho yubaha Imana. Icyakora ubwami bwe bwasimburwaho n'abami benshi, ndetse yasimbuwe n'abahungu be, ariko kugeza ku mwuzukuruza we witwaga Berushazari. Mu gice cya 5 ubwo niho tugeze cya Danieli, batubwira igihe Berushazari yari yimye ingoma, yuko yagomye agashaka kugomera amategeko y'Uwiteka. Berushazari rero kuko i Babuloni baramyaga ibigirwamana, nababwiye Mariduke, nababwiye n'ibindi, hari icyitwaga Ishitari, hari inzu ngari cyane yitwaga Esagira, basengeragamo ibigirwamana by'i Babuloni. Babuloni aho ngaho nuko ajyamo ari kumwe n'indayi zambaye ubusa, ndetse barimo bamasura. Igihe bamasuraga arahangara ajya afata ibikombe by'Uwiteka, aragenda. Nebukadinezari nubwo yari yarabikuye mu gihugu cya cy'Ubuyuda, ntabwo yigeze abikoraho ngo bijyane mu bigirwamana, ntiyigeze bajya kubinywesha inzoga, ariko uwo muhungu arahangara ajya kubinywesha iki? Igihe ngo bari barimo bageze hagati ibirori byarimbanije, abasinda bamaze gusinda, bagiye kubona baratungurwa, babona ikiganza cyandika ku rusika amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, yanditse ahangaha muri iki gitabo cya Danieli igice cya 5. Ni amagambo yanditswe n'urutoki rw'Uwiteka. nawe se ndi kubabwira ahantu Imana yanditse, aha niho hantu ha kabiri irandika n'urutoki rwayo. Igihe babibonaga baratitira, barinyarira, ubwoba burabataka, inzoga zibashiramo. Imana ikugenere n'ubwo baba basinze ibya kajana zigushiramo. Hari abantu bahora basinze mu mibereho yabo, nanjye nari umwe mu basinzi bahora basinze urumogi, ariko igihe Imana yangendereraga, umva urumogi rwashizemo, ahubwo ubwoba burantaha. Haleluya. Ikintu cyerekana ko Imana ikugendereye, wumva uhabutse igihe ijambo ry'Imana rivugwa, umwuka we utangiye kugukora ku mutima. Amen. Haleluya. Umva inzoga zigira gute? Zibashiramo kwa Nebukadinezari. Hariya Berushazari inzoga zigira gute? Maze babona ikiganza cyandika ku rusika amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, men tekeri ofarisini. Nuko Babuloni yasobanura, ariko kuko hari abantu bakuze bazi iby'Imana yakoreye Danieli yarakiyobora, bari baramwicaje bati muzehe wowe urasha. Danieli agenda yigera muri pasi aricecekera. Nuko rero bibuka yuko hari wajyaga asobanura ibintu bikomeye, abakecuru aho ngaho, bari aho ngaho, abamikazi aho ngaho, babwira uwo muhungu bati nyaboneka arahari. Suko n'abataramuzi, ahubwo nuko yari yaramwinegeje, adashaka kumva uyu mateka, adashaka kuyita. None sugira ngo yarimbutse kubera yuko Imana itamuha igihe cyo kwihana. Ibyo byose byabaga bahari babizi, ariko arabyirengagiye.
nuko rero icyabaye nuko yaje Daniyeli agasobanura akavuga tumva rero iyi nyandiko irasobanura ngo wapimwe, ni muri mu gice cya 5 ndi kuvuga niho biri, wapimwe usanga utagize gute, udashyitse. Niyo mpamvu ubwami bwawe Ofarisini ngo buranyazwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ako kanya ingabo zari zirimo zitegura gukuraho ubwami bw'i Babuloni, kuko ngo yari yatanze itangazo aravuga tumva rero abarinzi, dore uko Babuloni yari yubatse ku rwego rukomeza, ababwira imyubakire Babuloni bari bafite iminara 250 iriho abasirikare, cyari akadugudu k'ikilometero 54 kazengurutse, gafite igipangu gikomeye gifite epeseri ya metero 8. Epeseri ya metero zingahe? 8. Ariko ngo abasirikare yari yabwiye ati rero mwese muze kwigizira mu murwa, mwese muze kwizira hehe mu murwa, maze nimurangiza mwinywere mwisambanire umva muryoshye. Bose bavayo. Kumbi kandi ngo bari bamaze iminsi barwana n'Abamedi n'Abaperesi, bari baratangiye kugara kugira ngo basaze kugira gute, gufata icyo gihugu cyabo. Nuko rero kuko ubuhanuzi ariko bwari bwaravuze ko Babuloni izafatwa rwose bitagoranye, umuhanuzi Yeremiya yarabihanuye mu gice cya 50 n'icya 51 yari yarabivuze neza ukuntu Babuloni izagira gute, izafatwa bidatwaye imbaraga maze uko barimo basinda abandi nabo ngo baraje, ingabo zari ziyobowe n'umushenerali witwaga Dariyo, ariko nanone barafite undi mushenerali w'Umumedi n'Umuperesi witwaga Kuro. Haleluya. Kandi amateka ya Kuro nayo nababwira gakeya. Kuro uyu nguyu kugira ngo aboneke mu mibereho ye yabonetse ari umuntu wahanuwe imyaka 100. Nimureba muri Yesaya murasanga n'ibyo Kuro uko byahanuwe. Imana yamwise izina mbere atarabaho, mbere yuko avuka imyaka 100 yarahanuwe. Kuro igice cya 40 cya Yesaya 42, 43, 44 murasanga amateka avuga ibya Kuro. Haleluya. Aho ngaho ndagira babwire ngo ni ibintu bikaza cyane. Kuro yabaye bate? Kuro yakomokaga n'umuryango w'ubwami ku mwami w'Umuperesi, ariko Kuro ngo byageze gute? Kuro uyu nguyu ngo igihe yavutse ku mukobwa w'umwami, ariko amubyara ari ikinyendaro. Nuko umwami yanga yuko akoza isoni umuryango we. Igihe yarakivuka umwana baramumwaka, bamumwatse amuha umusirikare ngo agende amwicire mu ishyamba, bityo umukobwa wabo ngo ye kuzabasebya. Ariko kuko uwo musirikare ngo nawe yari afite umugore uri hafi kubyara, ngo abyaye umwana upfuye. Nuko abyaye umwana upfuye amashereka aramwica. Uwo musirikare rero abonye yuko umugore we agiye kwicwa n'amashereka kandi akaba abonye agahinja, aragenda agaha umugore we arakonsa. Ako gahinja karakura kaba kana k'agasirikare gatuye hafi aho k'umusirikare, ariko bitekerezwa ariko wapfuye ni wa wundi w'umusirikare yabyaye. Mbese turi kujyana. Kuro rero ngo amateka atubwira yuko ngo mu mibereho ye, reka nkubwire, hari abantu benshi bajya bashaka gukuramo inda bikanga bikagira gute, barahari. Niba mbavugiye ibintu bamenye yuko burya ari abicanyi, ruharwa bazahanwa nk'abajenosideri nibatihana ibyo bintu. Wabyumvise? Nibatihana ibyo bintu ngo baramenyereye kuzikuramo ibyo byaha rero bagahisha. Iyo birasaba ko ubyatura imbere y'Imana ikakubabarira ukazibukira. Amen. Kuro imibereho ye itwereka ukuntu Imana ni nziza cyane. Urumva byari byateganijwe ko apfa, ariko Imana iramurokora kubera inshingano yari mufitiye. Murebe namwe Kuro ukuntu yaragiye kwicwa muri icyo gihe, ariko Imana ikanyuza muri iyo nzira. Amen. Maze ngo igihe bamwitaga ngo bamwise iryo zina Kuro, ngo yagizwe n'uwo mugabo w'umusirikare, byarahanuwe cye. Reka nkubwire, burya izina ufite ntabwo ari impanuka, ni Imana yari guhaye. Amen. Nitwa Tuyiramye, Imana yari ibizi neza. Njye nditekerezaho havuga ariko Imana yashaka ko mpora nyubarariye. Haleluya. Ndi kuyihamya. Amen. Rero jawita kuri iyo ngingo. Kuro byagenze gute? Yakuriye aho hafi, ariko kuko akurira aho hafi akareba uko ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zitwara. Noneho ngo atangira atoza igisirikare cye cy'abana, kubera ko yabonaga ukuntu ni nkuko akurira hari hafi y'igishari, ukabona ukuntu abapolisi bahora bitoza. Maze Kuro nawe yarebaga muri ubwo buryo, agatangira kwegeranya abana. Impano y'ubuyobozi buryo tujya tuyitegereza mu bana tugahita tuyibona.
yigitangiye kuvuga ati wowe nyura hano jya hano wejya hano buryo uhitamo umuntu impano y'iki y'ubuyobozi. Rero arabegeranye atangira kubatoza nawe atangiye kubatoza nawe areba ukuntu igisirikare kigira amabwiriza. Habazamo n'akana kavukiye ibwami mu buryo bwemewe uko umwami yabishakaga, uko umwami yageraga ariko arangije atangira kugahana nawe nk'uko ahana abana. Nuko kaza gutaha karira, gatashye karira kagera kwa se. Mbese turi kujyana kageze kwa se rero niko kuvuga ati umuntu wankubitiye umwana ninde. Baravuga bati nakana bakinaga ndetse gafite amabwiriza adasa, maze baragatumiza. Igihe bagatumiza gahagara imbere y'umwami kadatinya, karavuga ati rero mu gisirikare cyacu natwe uko dukina nk'iby'abana dutanga amabwiriza, kandi iyo umuntu akoze icyaha aha uko niko yahanwe. Maze yumva ntacyo ari burenzeho uwo mwana, yumvise ntacyo ari burenzeho. Maze ako kanya ngo asigara abaririza uwo mwana uwo ni uwande. Ayo makuru baza kuyamuha yuko wa mwana atapfu. Yumvishije atarapfuye aravuga ati mumuhige mumwe. Amakuru bayageze kuri Kuru kare, maze Kuru nawe yaramaze kuba kagirigiri ahita bwara abana bati tujye mu ishyamba guhiga. Ageze aravuga ati murabizi ko mutari butahe. Ahita bashyiramo noneho arabatraininga noneho ku rwego rukomeye. Abo bana bakurira aho ngaho ngo mwami yari arimo atwaza abandi basirikare igitugu, ngo maze bumvishije yuko Kuru yagiye mu ishyamba nabo baraza bamwiyungaho. Uko niko Kuru yakuze noneho aba umusirikare ukomeye yungirizwa na Dariyo. Barangije bagenda bakuraho ubwami bwa sekuru bimika mu bwami bwa Medi n'abaki. Ubwo bamaze kwimika ubwo bwami, amakuru yatambuka, abayuda bari Babuloni barabimenya. Baragenda baramubwira bati rero ibyaha byanditswe muri Yesaya 40 na kangahe none dore Uwiteka yakuvuzeho, haguruka niwe uzaducungura, haguruka niwe uzayobora isi yose. Arangije arabyumva nawe aravuga tumva ubwo Uwiteka yabivuze nanjye nzabikora. None ingabo ze rero nizaba zikigarukiye mu mudugudu gusa, ahubwo zigarukire ku isi yo. Arahaguruka rero icyo gihe rero Belushazari yari aho ngaho, ingabo ze nibwo zatatse maze ziyobya uruzi rwari rugose Babuloni, rwari rugose uruzi rwitwa Eufurate, rwari rugose Babuloni, umurwa wa Babuloni. Bakuramo amazi yose, maze kuko hari ibyobo binini byacukuwemo amatafari yubatse Babuloni, bayoberezamo amazi maze binjiriraho. Igihe binjiraga rero basanze abandi bari gusinda, abandi bari gusabana, abandi bambaye ubusa, barabatikiza. Niyo mpamvu biri yatubwiye tumva inkota bazanye yari ikabise cyane, irabaga abasirikare bose b'i Babuloni, ubwami bw'i Babuloni. Daniel yarangije kubahanurira bamubwira bati rwose babukomeye. Aravuga tumva mujyane ubwami bwanyu, ntabwo ngize gute, ntabwo nkeneye bwanyazwe bwarangiye, ntabwo nkeneye muri ubwo bwami. Ariko Daniel yaje kuyoborana n'ubwami bwa Medi n'Abaperesi. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro, kuko yarabizi ne yanze kujya gufata ubutware mu bwami bwarangije kugira gute kunyagwa. Haleluya. Daniel rero urumva ko yakomeza gukora inshingano ye. Icyabaye niki aho ngaho, ubwami bwa Medi n'Abaperesi nuko nguko bwahangutse. Nuko mu mwaka wa 539 ubwami bwa Medi n'Abaperesi nako burimikwa, ubwami bwa Babuloni bugira gute burarangira. Aho rero Abamedi n'Abaperesi inshingano bari bafite ni ugucyura Abayuda bakabasubiza mu gihugu cy'iwabo, bakajya kubaka urusengero i Yerusalemu. Ibi rero byarakozwe, itegeko riratangwa. Kuratanga itegeko ry'uko Abayuda bakwiriye gusubira iwabo, kuko Uwiteka yari yarabimuvuzeho, ndetse ararira ati Kuro nubwo utigeze kumenya ariko ni wowe uzacyura ubwoko bwanjye. Kuro arangije kumva ibyo bintu aravuga ati rero Abayuda mwese, umuntu wese witiriwe izina ry'Uwiteka azamuke. Ibyo bintu tuvuga byanditse mu gitabo cya Ezira, byanditse mu gitabo cya Zekariya, byanditse mu gitabo cya Hagayi, naho ngaho byanditse. Isashimwe aravuga ati umuntu wese azamu. Mu gitabo cy'Abami igice cya 36 nibwo yavuze tuva abantu bo mu bwoko bw'Uwiteka bose bazamuka bajya kubaka. Abantu rero barazamutse bajya kubaka, bagezeho bashize igicaniro cy'ibitambo, barabanza batura ibyaha byabo bakoze, ibyo basekuru bakoze, basaba imbabazi ku gitambo
iva amaraso, barangije bashinga fondasiyo, barubaka mu ntambara ikomeye, bategereza Mesiya. Kandi hari bafite abanzi barabarwanya, abitwa basani barati, abitwa bageshemu mu gitabo cya Ezira bari babafite, ariko ntibigeze bahagarara kubaka inzu y'Uwiteka. Barayubaka bararangiza, basana igipangu ku itegeko ryatanzwe, barakorotira neza, Yerusalemu irongera irubakwa, maze izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, abantu barategere. Ariko ibyo bintu byose ngo byagombaga gukorwa mu bihe biruhije. Ibi rero bitwinjije muri Daniyeli igice cya 9, kuko ntabwo ndibuze kuvuga cyane kuri ziriya ngoma z'Abamedi n'Abaperesi n'intambara bose Abisiraheli barwanye. Ndashaka kuzicara mu gitabo cy'ibyahishuwe cyane, ayo mateka sinyagiyemo, ariko ndaje mvuge kubagira iki gakeya. Haleluya. Ndazavuga byinshi mu byahishuwe, niyo mpamvu nta bintu mavuze ndabizigamye. Abazashaka bazadusanga mu miryango tuzabyiga, abazashaka bazadushanga mu matsinda aho twigira igati ku rusengero kuwa kane tuzabyiga, cyangwa se no ku masabato yandi bazaze babitumaze tubyige. Haleluya. Reka bizigame rero, ahubwo mvuga ukuntu tugomba gutegereza mu Mesiya mu bihe bigize gute biruhije. Bavandimwe nimusoma mu gice cya 9 ku murongo wa 24, hari ibyabaye. Ibyo bintu byose hari imyaka byagombaga kugira gute, byagombaga gusohoza kugira ngo abantu bategereze Mesiya. Mu myaka byagombaga gusohoza rero batubwira ibigendanye n'imyaka y'igihanuzi, tuzagaruka ibigendanye n'ibihumbi 2300, ariko bagatubwira igihe Yesu yagombaga gusanwa, yuko byagombaga kuba mu mwaka wa 457. Umwaka wa 450 kangahe? Iryo tegeko rero ryatanzwe na Dariyo ariya Ezira mu mwaka wa 457 kugira ngo Yerusalemu isanwe ku bigendanye n'igipangu, basubizeho imbavu. Nibyo byanditswe hano. Kandi imyaka y'abajya bagomba gukoreramo byari ibyumweru 70. Rero umva uko byari bimeze hano. Ibyumweru 70 bitegetse ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranirwa ku iteka ryose. Ibyerekanwa n'ibyahishuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze, yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana, bagira gute? Bayisana. Ibi ni gahunda yo gusana igipangu, niko byari bitegetswe kugeza kuri Mesiya umutware. Hazabaho ibyumweru bingahe? 7, maze habaho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'imbavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije, bizakorwa mu bihe bigize gute. Aha niho nshaka kugira ngo isomo ryacu rize gusubikira. Bizakorwa mu bihe bigize gute, biruhije, kubera yuko ibihe byose byari birimo intambara, ibihe byose byari birimo iki. Ndetse baranditse ku murongo wa 27 ngo intambara n'ibyago n'amakuba niko bitegetswe kugeza ku mperuka. Musoma aho ngaho mu gice cya 9 ku murongo wa 27, intambara, ibyago, amakuba niko bigize gute. Ishyanga rigomba gukomeza gutera irindi shyanga. Izi ntambara mubona ntizigera zihagarara, ahubwo zizakomeza kubaho. Ukraine na Russia bizakomeza kuba ari ibintu bimeze nabi. Hamas ndetse na Israeli, yewe no muri Kongo hirya ha, yewe muzamuka mwikubite n'ahandi, mugende muri Afurika ya ruguru, murabona intambara. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana yuko Yesu ari hafi, kandi ibyo bizakomeza kubaho, kandi hazaduka n'ibindi kugeza igihe azagera gute. Rero uko Mesiya bagomba kumutegeza nabwo byari mu bihe by'intambara, byari mu bihe by'intambara, byari ibihe bikomeye. Imivu y'amaraso yaratembaga, ariko bakira Mesiya ntibyari kumuza kumwakira. Rero umenye yuko niba dufite agahenge tukaba twicaye twumva ijambo, ni amahirwe tuyize. Amen. Byaza umusaruro iki gihe. Iki ni igihe cy'uburumbuke ku ijambo ry'Imana. Amen. Ariko hazaza igihe cy'inzara, hazaza igihe cy'inzara giteye ubwoba, ubwo abantu bazashaka kumva ijambo ry'Imana ntibagire gute, ntibaribone. Bazaba bafite umuhangayiko w'ibyaha byabo n'ibicumuro byabo, ariko ntibazabona iribahumuriza. Kandi icyo gihe iminwa izaba yafunzwe bavuga ijambo, ngo benshi bazajarajara bakubita iburasirazuba. Amose igice cya 8 umurongo 11 ngo bazakubita hirya no hino, abasore b'imigende baziruka cyane, inkumi ziziruka cyane, babandi bose ubwibone baziruka cyane, ariko ngo bazashaka ijambo be kuribona, ndetse ubwo baryirengagiza bazarishaka be kugira gute, kuko rizaba ryacecekeshejwe. Ngo dore hazaza inzara, ngo kandi izo nzara ntizaba ari iyo gushaka ibyo kurya, hazaza inyota, kandi iyo nyota ntizaba ari iyo gushaka amazi. Ngo ariko bazaba bahagira bavuga bati nyaboneka wa mugabo wari utuye hariya ku isoko hariya ryahoze ariya, ngo atubwire
ariko be kuri bo nawe uko niko ubuhanuzi buvuga. Ni bangahe bemera ubuhanuzi? Benshi bashaka bya bindi babwira ngo ubonye visa, benshi bashaka bya bindi babwira ngo ubonye Yesashi byagombaga gukorwa mu bihe biruhishe, kandi ibihe biruhishe byatangiranye icyo gihe. Abayuda bubatse ruriya rusengero rw'i Yerusalemu, ariko bagomba gutegereza ko Mesiya mu bihe by'intambara. Ndetse Abamedi n'Abaperesi nabo bagiye bagabanya imbaraga kugeza ubwo hadutse umugabo w'i Makedoniya witwaga Alexandre Mukuru. Uwo nguwo nawe yarahagurutse aza ari ya sekurume icyanye, ya yindi yavudutse, ya yindi yaje kavudukira ya sekurume y'inda ngo irayitikura ngira gute. Uwo mugabo rero yageranijwe n'uwitwa Alexandre Mukuru wakomotse yitwa Makedoniya no mu Bugiriki bw'uyu munsi wa none. Uwo nguwo yagenze nawe urugendo rw'ibirometero 18 ngo mu myaka 8 gusa yari yigaruriye isi yo. Iyo ntambara rero yateje mu isi niwo muyaga w'inyamaswa ya kangahe? Ya gatatu igereranywa n'ingwe. Mbese turi kujyana ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi rero nabwo bwahangutse mu mwaka wa 331. Aho rero niwe tubona uwo mugabo witwaga Alexandre Mukuru ngo igihe we yari aryamye ku gisasiro cye ngo yiyumvishijemo ko akwiriye kuba umwami w'i Makedoniya. Arahaguruka ayobora akadugudu k'iwabo kitwa Makedoniya. Arangije kukayobora ngo aryamye ngo abona mwiyerekwa ishusho y'umutambyiza imusanga. Uwo ni Alexandre Mukuru, Alexandre the Great. Uwo nguwo ngo ashengwe igihe ngo yararyamye ngo yabonye ishusho y'umutambyi mukuru, umutambyi w'Abayuda, ngo ije mubwira ngo rero haguruka ufate isiyo. Atajuyaje ngo amenye ko Imana ibimuhaye. Arahaguruka atyaza ingabo arazitoza, arahaguruka ararwana Abamedi n'Abaki. Intambara ziraza, imiyaga iraza, nuko arabahirika. Agira gute? Ibyo rero byazanye ikintu gikomeye cyane hagati y'ubwami bw'Abayuda. Ubwoko bw'Imana bwari butuye hagati no hagati, kuko bari batuye aho ngaho. Nuko igihe yari amaze guhirika aho ngaho, batubwira yuko kuri iyo nyamaswa hari ihembe rimwe, ariko rigasimburwa n'andi 4. Alexandre Mukuru yaje gupfa kuko ku myaka 25 yari amaze kwigarurira isi yo. Nuko rero ngo igihe yari amaze kubona isi yose ayigaruriye, ndetse ngo aragiye afatarwa n'akarwa kari gakomeye cyane katigeze gafatwa n'abandi bose kitwa Tiro. Kari gafite ubukungu bukomeye, kandi umwami wako yageranijwe na Satani. Ngo arangije nako aragafata. Ariko ngo igihe yari arangije gukora gutyo, ngo ariyemera mu mutima yumva afite isumbwe rirengeje cyane, ngo afata wisi ikomeye cyane, ngo arayigotomera. Ngo igihe ayigotomeraga inyama zo mu nda zirashya zigera gute? Zirashira. Ngo kuko yaravuze ngo n'Imana iri hehe nayo ngo nyitere. Ariyemera mu mutima we. Nuko rero ubwo yari ari kuri icyo gisasiro arwaye, ubwami yabugabanyijemo abagaba b'ingabo ze 4. Abagaba b'ingabo ze rero 4 niho tubona n'ubundi muri Daniel igice cya 11 baba dusobanurira. Reka bisome mutaza kugira ngo ni ibyanjye. Isashimwe Daniel igice cya 11 nimwitegereze icyo hano bavuga ngo iki. Baravuga hano Daniel igice cya 11 bakavuga ngo kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo w'Umumedi nahagurukijwe no kugira gute no kumufasha no kumukomeza. Nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami, hazima iki? Abandi bami bangahe? 3 babahehe mubuki b'Ubuperesi. Ariko uwa 4 uzima azarusha 3 bose ubutunzi cyane. Mbese turi kujyana, azarusha abandi bose ubutunzi cyane. Nuko rero ahangaha batubwira iby'ukuntu bw'ubwami bwe buvuyeho bwigabanijwe n'abandi bangahe? 4. Ndetse nimuza kubireba muri cya gice cya 7 murasanga yuko abo bami babane bageranije n'amahembe 4 ni abagabo b'ingabo ze. Umwe afashe amajyaruguru, undi afashe mu majyepfo, undi abara mu Bugiriki. Hari abami bitwaga ba Seleukusi, ba Kasandera, ba Arisibakusi, ndetse na Ptolemy
mbese turi kujyana Ptolemy yabaye muri Egiputa ndetse ba Seleukusi na Kasandra bayoboye aho hagati mu Aziya ndetse no mu Bugiri ni Burayi ndetse Kasandra yabaye hajyaruguru ndetse aho ngaho niho tubona Lisimakusi agenda afata Kasandra aramufata ubwami bwe agira gute arabwigarurira ariko nawe Lisimakusi amaze kwigarurira Kasandra witwa Seleukusi aragenda yigarurira intara zose za Lisimakusi yari yigaruriye asigara yobora Afurika nako Aziya n'iki ni Burayi hanyuma Ptolemy we atangira intambara hagati ya Seleukusi na Ptolemy niyo batubwira hano rero mu intambara z'umwami w'Ikusi ndetse n'ikasi ayo mateka kandi ariko ubwami abana b'Imana bagomba guhuramo n'ibibazo bikomeye ari Abayuda bagomba guhuramo n'izo ntambara bakazinyuramo byagenze gute aho ngaho ubwami bwarasimburanye bw'abo bagabo kugeza ubwo igihe cy'umwami witwaga Antiochus Epiphanes wa kane ubwoko bw'Imana bwahuye n'ibigeragezo bikomeye kubera yuko abo bagiriki bajyaga banyura mu Isiraheli bagafata abana b'abasore bagafata abana b'abakobwa bakabajyana kurwana ku mbaraga nyamara bategereje Mesiya niyo mpamvu byari ibihe biruhije byari byarahanuwe yuko bizakorwa mu bihe bigize gute biruhije byari bigoye ubwoko bw'Imana natwe dutegereje Yesu mu bihe bigize gute biruhije intambara ntizigera zibura ariko gukiranuka kugeza ku mperuka Yesu Kristo azanesha haleluya ukiranuka akageza ku mperuka azanesha ndagira ngo mbabwire rero ibyo bihe biruhije cyane Abayuda babinyuzemo ariko ikintu abagiriki babazaniye cyari ikintu gikomeye cyane izashimwe ariko icy'Abaroma babazaniye cyari kirenzeho ndagira mbabwire uko byagendekeye Abayuda bari bategereje Mesiya muri icyo gihe kiruhije baragiye urusengero rwabo rurongera ruhura n'ibibazo bikomeye muzi yuko bagombaga gutamba ibitambo by'amaraso by'umwana w'intama igihe kimwe abagiriki baraje bakura ku gusenga Imana yabo dore ibintu bitanu babakoreye ikintu cya mbere bafashe igitabo cyabo barababwira tumva icyo gitabo nicyo kibatera kwiyemera kwanyu none ntihazagira umuntu wongera kujya agisoma baragifata bagira gute baragitwika mu bisaba mu gitabo cyitwa icy'Abamakabe ibyo bintu ndi kuvuga niho biri beza tukujyana ikindi kintu babakoreye bafashe inkuta zabo bari barubatse barongera bagira gute barazisenya ndetse ikindi kintu babakoreye babwira ababyeyi babyara abana b'abahungu baravuga batuba uhereye umunsi muzongera kugenya abana banyu muzongera kubagenya umuhango wabahaye Aburahamu wo gusiramura abana uwo muhango tuzongera kuwubona tuzagira gute tuzabica ndetse baragenda bajya ahera cyane bashyira ikigirwamana bitaga Jupiter ndetse ku gicaniro cy'ibitambo baraza bakajya batambira ikizira bita ingurube uzasoma amateka mu Bamakabe Yesu ashimwe urumva ko bari bakoze ku by'Uwiteka byose binjiye mu rugo bakora ku gicaniro cy'ibitambo mu yandi magambo bari kurwanya Kristo bari kurwanya nde musonane nimubona abantu bari kurwanya kwihana no kubarirwa ibyaha bakarwanya amategeko y'Imana bakarwanya igitabo cya Bibiliya ibyo byose ntabwo ari ubwa mbere bishe na kera rero Abayuda batatswe cyane ku by'Imana nuko rero habaho ibintu bikomeye abantu babura inzira ngo bamwe mu Bayuda muzasoma mu Bamakabe ngo barabyemera ngo ibyo bintu ngo ari byiza ngo bahujije ngo n'abandi bose ngo kugira ngo bakunde bemerwe n'umwami ariko ibyo ngibyo hari abahagurutse baravuga bati oya twe ntituzabyemera ahubwo tuzakurikira Imana n'amategeko yayo yose n'imihango yayo yose tuzayikurikira abo ngabo bakomotse mu muryango witwa Matatiya wo musoma nyine warafite abahungu batatu harimo witwa Yuda W'Amakabe witiriwe kiriya gitabo cy'Abamakabe haleluya tukibonamo amateka tugisanga muri Bibiliya ntagatifu nubwo hari ibindi bintu bivanzemo by'uko bapfuye bamera ariyo mpamvu kitanditswe n'abanyamateka ngo bagishyiremo bese turi kujyana niyo mpamvu kitashyizwemo kuko hari ukuri batari bazi muri biriya bihe bahuye n'ibibazo bikomeye ariko amateka kirimo uko akurikirana n'ay'ukuri haleluya niyo mpamvu rero tukifashisha mu mateka rero abavandimwe mu byumve igihe rero bakomezaga guhura n'ibyo bibazo mu gihe kimwe bari mu iteraniro rihagarikiwe n'abasirikare b'Abagiriki Abayuda bari hariya ngo bategetswe gutamba ingurube ariko abo bahungu b'Imana barimo uwo musaza witwaga Matatiya n'abasore be yari yavuga ati ntimuzigere mukoresha ingurube mu gutamba ibitambo mbese ingurube ko ari ikizira yagombaga kwitirirwa umwana w'Imana yagereranijwe n'intama haleluya ntabwo yagereranijwe n'inguru ahubwo yitwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe by'abari mu isi
niwe wagombaga rero kugira gute kwitabwaho. Nimurebe igihe Yohana yamwerekaga abari mu isi, yavuze ngo nguriya n'abari Imana ukora icyaha by'abari hehe by'abari mu isi. Igihe Yesu Kristo yaraje kubatizwa, niyo mpamvu igihe abayuda batambaga bitegura Mesiya uzaza, bamwitegurira ku gicaniro cy'ibitambo. None Satani yari yacyatatse abwira abantu ati rero nimushyireho ingurube. Nimushyireho iki? Ingurube mu isi zihabwa agaciro kurenza intama, kandi Imana yageranijwe na ntama w'Imana. Nuko rero ngo n'Imana yari kuweho, kandi aho ngaho niho bavugiraga ibyaha byabo batuje bakabona imbabazi, maze ababyeyi baremera bahura n'akarengane. Matatiya rero muri iryo teraniro arangije aravuga tuva umuntu utamba intama ingurube ndaje mwereke. Arasimbuka afata inkota ati kuri uwo mutambyi wari ugiye kubikora. Arangije arerura aravuga ati umuntu uri inyuma y'Uwiteka, akaba ari inyuma y'amategeko ye, akaba ari inyuma y'Imana ya Isiraheli, amurikire tugende tugiye gushaka umudendezo. Haleluya. Ashoza intambara, abantu bagira gute baramukurikira, n'abahungu barabakurikira, baragenda bajya mu ishyamba bakoreho gahunda z'Uwiteka, bashyiraho gahunda yo gutanga ibitambo. Intambara itangira gutyo, byari ibihe biruhije. Baravuga bati uko bizagenda kose tuzagaruka gutegereza Mesiya mu rusengero. Bateza intambara kugeza igihe bakuriyeho ibyo bintu byose by'Abagiriki, bagarura gahunda nziza mu rusengero kugira ngo bategereze Mesiya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Gutegereza mu gihe kigize gute? Mu gihe kiruhije. Rero tugiye guhura n'ibihe bikomeye. Inzara zizaza, intambara zizaza, amakuba azaza, ariko ntibizakubuze gutegereza Imana ufite Mesiya mu mutima wawe. Ntibizakubuze kwizera icyo ijambo rivuga, kuko hari igihe bibaho no mu ruhame ugasanga nk'uko byaje muri Covid, abantu bose bajyanwa no muri zaguma mu rugo, ndetse zaguma mu rugo nyinshi zigiye kuza mu mwaka wa 2025, ndetse hagiye kuza makuba, hagiye kuza ibyorezo, hagiye kuza ibintu bikomeye, ariko uzagumane Kristo mu mutima wawe. Haleluya. Ngo ibyago n'amakuba bizakomeza kurushaho kugira gute, ndetse ibigeragezo n'ibiki byose bizabishingiye kuki? Ku indwara z'ibyorezo. Indwara z'iki? Uko niko ubuhanuzi bumeze. Ariko muri ibyo bihe biruhije, gumana Kristo mu mutima. Haleluya. Harimo harategurwa ibintu byinshi, harimo harategurwa zaguma mu rugo, harimo harategurwa mu isi ibintu bikomeye cyane kugira ngo abantu bakunda barajye bigirwamana. ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, Yesu Kristo azakugorora ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Azakugorora ikamba ry'iki? Ni mu bikurikirane mu mateka abari barabivuga batumva nyamuneka nimwitegure. Rero ibyo bintu niko byakozwe, ariko abantu b'Imana bajya mu buvumo bakurikiza gahunda. Rero mu gihe uzaba uri muri guma mu rugo, ntibizakubuze gukomeza gukurikiza gahunda y'Uwiteka. Uzaruhukira isabato mu rugo iwawe, uzakorera gahunda yo kubwiriza mu baturanyi bawe, uzakorera gahunda nziza uko bisabwa, ubikurikirane kuko yanditswe mu mutima. Abo nabo bavuye mu rusengero, ariko ntabwo bavuye mu rusengero rwo mu ijuru, bakomeje gahunda y'Uwiteka, bariko bagamije kongera bakore ivugurura bagaruke. Rero ntabwo ndibuze kujya mu ngoma y'Abaroma, ahubwo nzayinjiramo ejo. Mesiya uyu nguyu abantu baramutegereje kandi arindaza. Hari ubuhanuzi bukomeye bwavugwaga n'umuhanuzi Hagayi yuko igihe urusengero rwatahaga rw'i Yerusalemu ruzaruta urwa mbere. Rero Yesu Kristo bagomba kumutegereza aho ngaho. Haleluya. Rero kandi niko byari byanditswe ko azakomoka mu rusengero rwe, azaza ahetswe n'indogobe, azaza akaza akamenyekana, Mesiya akagira gute, akigaragaza. Ariko nagira ngo mvuge ku Baroma gakeya. Abaroma byagenze gute? Urumva ko byari bikomeye gutegereza Mesiya, ariko ikintu basigiye abagira icyo basigiye Abayuda, nuko Abayuda bari baragiye kwiga mu mashuri yabo, hadukamo umutwe w'abantu b'abahakana Imana, kuko abagira icyo bemeraga Imana, hadutsemo umutwe w'abitwa Abasadukayo. Abasadukayo hari ibintu batemeraga bitatu: ntibemeraga umuzuko, ntibemeraga Mwuka Wera, kandi ntabwo bemeraga abamarayika. Ubwo rero hari harimo icyo gice kitemera umuzuko. Kutemera umuzuko ni ukutemera ko ibyaha bishira mu muntu, kutemera urupfu rwa Yesu Kristo ni ukutemera ko ibyaha bibabarirwa. Ubwo rero inyigisho z'abagira iki zasigiye abantu ibyo bintu bimeze bityo, zasigiye abantu ibyo bintu bigize gute, ibyo bintu bimeze bityo. None bavandimwe, uyu munsi wa none hari abantu batizera urupfu ko yuko rwa Yesu Kristo ko rwatuma ibyaha byabo bishiraho. Hari abantu batizera umuzuko, ariko ndagusabye wehoho wumvishira ijambo, wizera urupfu, wizera umuzuko, wizera yuko ibyaha byasobanukira mu rupfu n'umuzuko bya Yesu. Haleluya. Mu rupfu n'umuzuko byane
Abasadukayo rero bari baraho kandi abayuda kandi nanone barayobagurika, ndetse kubera ko babonaga yuko ibihe biruhije, ndetse bashyiraho abamesiya babiri, kuko byari byarahanuwe bamutegereje yuko azaza ari umwami kandi azaza ari umutware, ndetse azaza afite gutegeka rwose, azicara ku ntebe ya Dawidi. Ntabwo bashakaga mesiya wahanuwe muri Yesaya uzaza ari umunyamibabaro wamenyereye iki intimba, ahubwo bashakaga mesiya uzaza agize gute. Kuko ibyo rero inyigisho z'ibinyoma zarabinjiranye, maze bigisha abamesiya babiri, bamwe bakigisha wa wundi w'umunyamibabaro wamenyereye intimba, abandi bakigisha uzaza ari umutware akicara ku ntebe ya Dawidi. Inyigisho zirahinduka. Ni mu bisomo uzasanga rero batarashakaga mesiya bababarira ibyaha, ahubwo bashakaga mesiya ubakuraho ingoma y'igitugu y'abarama, kuko ingoma y'abarama ni imwe muri 638 ikagera muri 470, ari na Yesu Kristo yavutse iriho. Iyo ngoma y'abaromani yazanye ibintu bitandukanye. Yo ntabwo yazanye intambara nka ziriya, ahubwo yazanye intambara nizo dusohoyemo, intambara z'ubuzima. Kuko abaroma binjiye bazanye gukusanya umutungo, bituma bashyiraho imisoro yitwaga Pax Romana, kugira ngo bigarurire iki, bigarurire ubutunzi bw'isi bwose. Abaroma rero barasoreshaga 3/4 byo abantu batunze. Nicyo cyatumye Yerusalemu abayuda nabo kugira ngo birengere ku musoro abayuda abaroma babakaga, bashyiraho urusengero, isoko mu rusengero kugira ngo birwanirire. Kandi abaroma bamaze kubona yuko ibintu birushaho gukomera, bari babonye nako abayuda babonye yuko ibintu bikomera, babonye yuko Mesiya ari hafi kuza, kuko barebaga muri Daniyeli bakabona ari hafi kuza. Barangije baravuga bati rero mbese byagenda gute? Uko twabikora nta kundi, tugiye gushyiraho isoko mu rusengero, maze rero tujya dukorera isoko. Kandi aho hantu hari gahunda yo kuhasengera hahinduka isoko. Nicyo cyatumye bagerageza kwirwanaho ngo bikize ibyo bihe bigize gute, biruhije. Nyamara nta kindi byabazanye usibye gusubira inyuma mu by'umwuka. Mbese turi kujyana icyo gihe rero, kubera ko umusoro wabaye mwinshi, abana babaye mayibobo, abandi babindaya. Mbese mu isoko ibyaha mu rusengero ibyaha byaragwiriye. Abashaka kwihana ntibabonye uko bihana, abategerezaga Mesiya kugira ngo bamubone babaye bake. Ariko reka dushime Imana yuko hakomeje kuba haba namba ku gitambo, ndetse bitwaga abakiranutsi. Mariya yanambye ku Mana, Yosefu yanambye ku Mana, Simoni yanambye ku Mana, abashumba banambye ku Mana, abanyabwenge banambye ku Mana. Kandi igihe Mesiya yaraje baramumenye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hazakomeza kubaho ibintu bisa n'ibyo mu isi bijijisha abantu. Intambara zize, amakubaze, ibyago bize, ibibazo birahari, inzara izaza, ibintu byinshi birahari. Ariko bategereza Mesiya bazamubona. Nubwo ibihe bimeze bityo, bazagira gute? Bazamubona. Kandi koko hazakomeza kuba birushye. Nimurebe ibigendanye n'imisoro, nimurebe ibigendanye n'ibibazo bya vino, nimurebe mugende ubusinzi buhari, nimurebe ibibazo bihari, intambara, amakuba, ubukene. Ibyo bizakomeza kubaho, ariko ntibizabuza ko Yesu Kristo agaruka. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamubona, ndetse n'abamucumitse icumu bazamubona, bazamuborogera. Araje bidatinze. Urusaku rw'amadini ruzakomeza rusakuze, ariko batigisha ukuri, bagamije gushuka abari mu ihunga. Batumvishe, bagamije gushuka bari hehe, babashikisha ibyo biziki muri kumva bidiha aho ngaho. Babashikisha ibyo biziki, ntakwisi ijambo mukava mu bintu biri aho ngaho. Arazana n'ibicukana bose azagira gute? Aramubona. Ni bande batega amatwi bakumva icyo Imana ivuga? Ngo bazaba biga byose niko umuhanuzi avuga. Pawulo arabyandika ngo usibye kwiga ukuri, abantu bafite interineti, ibyo washaka byose wabibona. Ariko umubi n'uwafata Bibiliya ngo ayisome. Rero uyu mugoroba nubwo ibihe biruhije, ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka. Hahirwa utegereza akageza igihe azazi, akageza igihe azazira kandi azamubona. Uyu mugoroba sinzi niba hari umuntu ushaka kuba mu bihanganye, bategereje Mesiya by'ukuri, kandi bashaka rwose kuzamubona badatinya ngo atambuke niba yabyemejwe na Mwuka. Tumusengera Imana. Haleluya. Umuntu wumva ari gufatwa na Mwuka Wera mu mutima we, turamusengera Imana akomeze kuba mu bihanganye bagomba kugeza imperu, kubera yuko ni ibihe bibi. Ntabwo turi bubere tubabwire ngo mugiye kugura amamodoka, oya, ahubwo turabera tubabwire ngo uri muri Kristo ibyo bintu ntacyo bizamutwara. Haleluya. Turabwira yuko azabinyuramo yemye, kandi kubwo amaraso ya Yesu Kristo azanesha.
tubabwira yuko ujya mu izina rye akaryizera azanesha. tubabwira yuko uwizera uwo mwana azabona ubugingo buhoraho. ushaka kwizera umwana kandi akizera ibyo Uwiteka yandikishije, nubwo ibyo agomba kuba bizaza we ntacyo aza. ushaka kujya muri we akaba ashaka ukuri kw'ijambo ry'Imana, akabumva umutima umwemeza, atarigeze yakira Yesu, aba ari utambuka ze hano tumusengera Imana yakira ijambo ry'Imana, izina ry'Imana ahabwa icyubahiro. niba uhari utambuke uze hano tugusabira Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Namusabye indirimbo wiririmba, ahubwo ririmba ya yindi Yesu arahamaga mu ijwi rituje. Yirimbe igice kimwe nabwo, niba hari uhari atambuke. Ni amahirwe kwiyegurira Yesu. Yesu arahamagara uyu munsi, niki gituma wanga kwitaba? Hari ikintu cyatuma wanga kwitaba Umukiza? Niba bikwemeza mu mutima wawe, tambuka. Uyu munsi wa none utajijinganyije. Hari ikintu cyatuma utakira Umukiza? Kesa Yesu akwakire. Ari undi ushaka kumwiyegurira akaba mu mateka ye rwose, Uwiteka aguha umugisha mwana w'Imana. Uwiteka abahire. Umuntu ushaka kwiyegurira Yesu, amahirwe naye. Uwiteka abaha umugisha. Uwiteka abaha umugisha abasore. Uwiteka abaha umugisha abana. Uwiteka abaha umugisha. Uwiteka abahire. Mbese n'abandi bashaka kwiyegurira Yesu Kristo, bashaka ijambo rye, bashaka kumutegereza bihanganye, kandi akazabaneshereza n'ibikomeye biri imbere bigiye kuza. niba umwuka w'Imana bikwemeza, tambuka. Tambuka uze hano tugusabira Imana. iyi korari iraturirimba indirimbo ebyiri mbere y'uko igikavumo. mwemuretse kugenda baraziririmba tubone gusoza. zana ibyaha byawe ubyicujije. zana ibyaha byawe ugize gute? ngwino witindiganya. uyu munsi wa none tebuka, tebuka, tebuka wakire Yesu Kristo. tebuka nyabuneka, tebuka udatindiganije. Mwuka w'Imana niwe ukwemeje. tebuka, tebuka, tebuka musore, tebuka mukobwa, araguhamagara wumva ijwi rye. uyu munsi udatindiganije, umva abamwiringira bazishima, izina rye barahabwa icyubahiro. uhaguruka umusange uyu munsi wa none, uyu munsi wa none, uyu munsi nyaboneka. uyu Yesu araguhamagara uyu munsi udatindikanije. utambuke niba bikwemeje mu mutima wawe. Yesu araguhamagara. nyaboneka niwe wasobanuye iby'aya mateka. hahirwa umuntu witondera amategeko n'amateka y'Uwiteka. reka dusabire abantu b'Imana. Haleluya. Mana y'amahoro iduhana umugisha. Mana y'amahoro imva Yesu abyerura avuga neza ati mureke abana bagire gute? bato bansanga buri gihe. nibo babaga benshi, ijambo rye nibo baryakiraga, nibo bafite imitima itaryarya, nibo badafite ubwibone, ubwiko mu mutima. nyamara abo ngabo nabo bakira Yesu Kristo kandi bakazasazira muri we, bagakurira muri we. abo nibo babaga bari mu materaniro ye benshi. reka Imana y'amahoro ibafashe kandi bagirire neza. nibamwiyegurira Yesu Kristo, mumwiyegurire mu mutima, mwe kuzana imikino. kandi abakuru namwe murimo maze umufashe n'umwaturo mwiza cyane utazigera wicuzwa. byaha ufite mu mutima wawe byaturire Yesu Kristo. wizere amaraso ye, wizere ko kubabarira, wizere ko guhindura rwose, akaguhindura umwana we, kandi amateka ye uyategereze. izina ry'Imana ahabwa icyubahiro. Mwami wacu kandi Imana yacu, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye urushundura unase muri iyi si, ukaba ukuyemo abana batoya. abakwiyeguriye bose ubakire mu bwami bwawe. weshishe amaraso yawe, bose zawe zitaye mu mitima, nk'uko barataye mu mibereho yabo. kandi mubashe kukwitegura, bakundisha ijambo, kundisha amasengesho, kundisha amateraniro yera y'abana b'Imana. Mwami turabaragije izina ryawe. n'abandi bari mu iteraniro batabashije guhaguruka, turabakuragije. ubiteho Mwami. abagusanga nijoro bakwinginga mu mitima, ubiteho Mwami. abashaka imbabazi zawe uzibahe Mwami. abashaka ukuri kwawe ukubigishe Mwami. twishyize mu biganza byawe. aya materaniro tukomeje kuyakuragiza. abakomeza kumvira ijwi ryakomeje gukomanga ku mitima yabo rikatera igidodo, abo turabakweretse. ubagufata umwanzuro mwiza wo kukwiyegurira Mwami wacu kandi Imana yacu.
amaraso yawe atubere igisubizo, ijambo ryawe ritubere inzira ndetse tubashe kuribonamo itabaza ritumurikira, kandi ukuri kwawe gukomeze kwamamazwa aha kuri uyu musozi, gukomeze kugera kuri benshi. Urakoze kuko wumvishe gusaba dusabye muri uyu mugoroba, komeze duhire byose bibaho kugira ngo tuguhimbaze, dusobanukirwe uburyo bwo kukuramya mu kuri ndetse no mu mwuka, mu izina rya Yesu, amen. Mugira amahoro, Imana muri bafashe, mwegere umuyobozi.